Ese shimwe mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Amazina yanjye ni M.Adeline, abenshi barabizi kuko nyine hari yindi channel ndirimberaho murabizi yitwa M.Adeline. Rero nongeye kugaruka kugira twigane ibyigisho. Ubu rero tujye kwigana agatabo k'Umugenzi. Kanshimire umuntu wazanye icyo gitekerezo, Imana imumugisha. Nsabe n'abandi kugira twese twumvireho twigane kana gatabo k'Umugenzi, kuko urebye neza ni igitabo kigaragaza neza nyine abakristo ukuntu tugomba gutangira urugendo, ukuntu tugomba kubaho, noneho n'ukuntu tugomba kumenya ko turi mu rugendo rwa nyarwo. Aka gatabo rero gatangira, umutwe wawo uravuga ngo umuntu wari uhetse umutwaro. Ako tutaratangira aho ngaho katurebe ku magambo y'ibanze avuga ngo amagambo ateguza. Ahangaha aravuga ngo umwanditsi w'iki gitabo yitwaga Yohana Bunyani, yavukiye mu Bwongereza mu mwaka w'1628. Se yari umucuzi kandi nawe yize uwo mwuga. Yize imyaka mike gusa mu ishuri ry'abana, yiga gusoma no kwandika gusa. Ahangaha ni umwanditsi w'iki gitabo cy'Umugenzi, abantu benshi barabizi. Tujye kwiga igice cya mbere. Umwanditsi wacyo ni Yohana Bunyani. Ahangaha batweretse ko ntago yigeze yiga ikintu yize nyine mu ishuri ry'abana batoya, nabwo yiga gusoma no kwandika. Ntago yigeze yiga amashuri nyine y'abantu nkatwe ahangaha ku isi twiga. Noneho ahangaha baravuze ngo yari afite ubwenge bwinshi bwa kavukire, ariko nta buryo yabonye bwo kwiga byinshi. Nubwo yari azi kwandika no gusoma, imyandikire ye iteka yarimo amakosa menshi. Ahangaha dusanze ko nyine twebwe kuri iyi si tugira amahirwe yo kwiga, tukamenya kwandika no gusoma byirambuyeho kuko tugera mu mashuri menshi. Ariko we ikintu cyamubayeho nuko yize mu ishuri ry'abana gusa, ikindi yiga gusoma no kwandika byonyine. Ariko ahangaha muri aya magambo nituza gusobanukirwa neza dutega amatwi, ko turaza gusanga ko nubwo bwose byagenze gutyo ntiyabona amahirwe yo kwiga, Imana yaje kumukoresha ibintu bikomeye. Ahangaha baravuze ngo akiri umusore Yohana yakundaga gukora ibyaha cyane, ariko yabikoraga umutima we umurega, azi ko Imana izabimubaza. Ahangaha Yohana yakoraga ibyaha, ariko nubwo yabikoraga yarazi ko nyine ko Imana izabimubaza. Nkuko natwe bishobora kugenda mu mibereho yacu, dukora ibyaha byinshi, ariko uko byagenda kose umutima wacu tuba tuzi yuko twakoze ibibi, ikindi tuba tuzi yuko Imana izabitubaza. So rero kadukomeze twumva amateka ya Yohana y'ukuntu byagenze. Umunsi umwe yumvise bigisha ku cyaha cyo kwica isabato. Yumva ijwi ry'Imana mu mutima we rimubaza riti, urahitamo iki? Kureka ibyaha byawe ukazajya mu ijuru, cyangwa kubikomeza ukazajya muri Gehinomu? Ahangaha se muri twebwe dukurikije ibi bintu tumaze kumva, ntitwaba hari igihe twigishwa abapasitoro bakatunyura imbere tukumva yuko imitima yacu ducira urubanza kubera ibyaha tugenda ducamo? Agira ubwoba bwinshi maze ariheba, yibwira ko atagishobora gukizwa. Ahangaha Yohana yumvisha ko ibyaha bye biri kumucira urubanza, agira ubwoba ko adashobora gukizwa. Ese twebwe mu mibereho yacu iyo twakoze ibyaha twaba twumva yuko dufite ubwoba yuko tudashobora kuzajya mu ijuru? Ese ibyo ngibyo bikubaho? Ahangaha rero nibwo tugiye gusobanukirwa urugendo. Nicyo batubwira ahangaha, wamaze kubabazwa n'ibyaha ukamenya yuko ufite ibyaha, ikindi ukamenya ko uzarimbuka, ese nyuma yabyo ukora iki? Ahangaha baravuze ngo bukeye ahura n'abagore 3 bakijijwe baganira iby'Imana, bahagaze ku irembo ry'urugo. Atangazwa n'amahoro yabo n'ubuhamya bwabo bwo kubabarirwa ibyaha no gukizwa n'Umwami Yesu. Amenya ko abo bagore babonye Yesu koko. Ahangaha Yohana yari afite ikintu kimukomanga cy'ibyaha bye, yibaza ikintu kizamukiza. Ariko ahangaha yaje guhura n'abadamu 3
aho ngabo baganiraga ukuntu bakijijwe. Natwe turebye mu mibereho yacu ukuntu tubayeho, ntabwo tubura abantu bakijijwe baza batanga ubuhamya bwabo, tugenda tubabona hirya no hino. Ikindi mu mibereho tubayeho hari abantu bagenda baduca imbere batubwira nyine ukuntu bakize. Ahangaha barakomeje baravuga ngo icyakora ntiyakizwa uwo mwanya, nubwo ibyo ngibyo byamubayeho akabona ubuhamya bw'aba bantu, ntabwo yahise akizwa ako kanya nk'uko natwe bitubaho. Noneho ahangaha baravuga ngo yongera guhura na Apoloni na Bwihebe ibihe byinshi, ndetse hari ubwo yari hafi kumera nka wa mugabo wo mu kazitiro kwa Musobanuzi. Ibi ngibi nidukomeza gusoma kino gitabo tuzagenda dusobanukirwamo byinshi, tumenye abangaba ba Musobanuzi na Apoloni. Ariko bitinze agera ku musaraba, umutwaro umuva ku mugongo, arakizwa. Haleluya. Ahangaha nubwo byagenze gutyo, umutwaro we yageze ku musaraba aza gukizwa. N'abana baravuga ngo atangira kuvuga ubutumwa hose, Imana iramukoresha. Maze mu mwaka w'1660 himikwa umwami mushya utaremeraga ko abatararobanuwe ubupasitoro mu buryo butegetswe bavuga ubutumwa. Ahangaha igihe cyaje kugera, Yohana nyine biba ngombwa ko umuntu utaratorewe kuba umupasitoro ko atagomba kuvuga nyine ubutumwa. Ahangaha Yohana yaje kuregwa, ajya mu rubanza, bamutegeka kureka kuvuga ubutumwa. Aranga, bahera ko bamushyira mu nzu y'imbohe. Ahangaha Yohana baje kumubwira kureka ubutumwa kubera ko atigeze yigira ubupasitoro, ariko kuko Yesu yari yarasobanukiwe byatumye yumva ko aho kugira ngo abyihorere ahubwo byarutwa akajya mu nzu y'imbohe. Ahangaha turakomeza twumva ukuntu bagiye batubwira. Baravuze ngo amaramo imyaka 12. Kuba mu nzu y'imbohe kwamuhaye uburyo bwiza bwo gusoma igitabo cy'Imana no kukirondora cyane, kandi Imana imukoresha mu zindi mbohe. Yesu ashimwe. Nubwo byayenze gutyo akajya muri gereza aho ijambo ry'Imana, n'ubundi yagezeyo arongera akora undi murimo, akiza imbohe nyinshi. Icyamubabazaga ni kimwe gusa, ni ibyo gufasha umugore we n'abana be. Ntiyashoboraga gucura, nuko yiga undi mwuga wo kubaha utuntu, abohesha urudodo, akabigura amafaranga akayohereza iwe. Ahangaha nubwo byagenze gutyo ari mu nzu y'imbohe, ikintu cyamubabaje ni umuryango we yaje gusiga. Ariko nubwo byagenze gutyo, kuko umurimo we waje ari uwo gucura, akabona amaramuko y'abana be, ariko Imana yongeye kumuhereza ubundi bwenge bwo gushaka ikindi kintu cyatunga umuryango we. Ahangaha baravuze ngo ntiyanditse byinshi muri icyo gihe, bitinze baramurekura, abona umudendezo wo kuvuga ubutumwa no gukorera Imana. Mu mwaka w'1676 bongera kumufunga amezi make, nibwo yanditse iki gitabo. Ahangaha yaje gufungurwa, ariko tena none barongera bamufunga andi mezi makeya. Ariko ahangaha nubwo byagenze gutyo, n'ubundi yongeye kugirirwamo amahirwe. Ubwa mbere yize igitabo cy'Imana cyose aragisoza, ubwa kabiri nibwo noneho yabonye amahirwe yo kwandika iki gitabo turi kwiga ubu ngubu. Noneho hano baravuze ngo iki gitabo kiboneka mu mwaka w'1678. Abantu baragikunda ku buryo butangaje, gikwira hose mu gihugu, cyane cyane mu ngo z'aboroheje. Gikundwa n'abana n'abakuru. Ubu kimaze guhindurwa mu ndimi zirenga 120. Yesu ashimwe. Ahangaha Yohana yaje gukoreshwa ibintu bikomeye ku buryo iki gitabo abantu bose bagikunze, ndetse natwe kitwereka urugendo rwacu rwa Mukristo. Noneho ikintu gitangaje nuko kimaze guhindurwa mu ndimi zirenga 120. Ese twavuga ko ari nyinshi ra? Ubu ngubu si bikiza abantu benshi.
ahangaha rero barongeye baravuga ngo ubwa mbere imfura n'abanyabwenge basuzuguraga iki gitabo bati nta muco uza wo kwandika igitabo, ariko buhoro buhoro gitangira kumenyekana muri bo. Yohana yarapfuye kera. Baragisoma baragitangarira, basanga ni ingenzi rwose. Bibaza uko umuntu w'umukene w'umwuga ugayitse utize n'iby'ubwenge yashoboye kucyandika. Birabayobera. Icyabimuhesheje ni kimwe, yari azi igitabo cy'Imana uburyo butangaje. Ahangaha rero nubwo Yohana yavutse mu buzima bumeze gutyo, ariko twasanze yuko Imana yamukoresheje ibintu bikomeye ku buryo yaje kwandika igitabo n'abanyabwenge batangariye. Noneho hano baravuze ngo yashoboye kucyandika, birabayobera. Icyabimuhesheje ni kimwe, yari azi igitabo cy'Imana uburyo butangaje. Bisa naho yagifashe cyose mu mutwe. Ni ukuri gutinya Uwiteka ni itangiriro ry'ubwenge. Ese ashimwe. Ahangaha gutinya Uwiteka ni itangiriro ry'ubwenge wabisanga muri Zaburi 111 umurongo wa 10. Iki gitabo cye cyuzuye amagambo y'Imana akurikiranye, ni menshi cyane. Tugisoma iki gitabo twibuke yuko ari nk'ubuhamya bwa Yohana bunyani ubwe. Ryasenga yaryamyemo akaharotera mu itangiriro ryacyo ni ya nzu y'imbohe yari afungiwemo. Tujyane nawe, tugerane nawe ku irembo ryo kwihana no kwa musobanuzi, kandi cyane ku musaraba w'Umwami Yesu. Duture umutwaro w'ibyaha maze natwe dukomeze urugendo. Iyo nzira ni nziza cyane, kandi rero nta yindi igera i Siyoni. Ahangaha rero yari amagambo atangira. Noneho kadutangire ahangaha ku mutwe wa mbere. Baravuze ngo umuntu wari uhetse umutwaro. Noneho ahangaha baravuga ngo nanyuraga mu butayu nibwo iyi si, mbona ahantu hari isenga. Ahangaha ya senga batubwiye ni ya nzu ya gereza yari aryamyemo. Noneho ndyamamo ndasinzira, ndota inzozi. Muri izo nzozi mbona umugabo wambaye ubushwambagara ahagaze ateye umugongo urugo rwe, afite igitabo mu ntoki, ahetse umutwaro uremereye mu mugongo. Zaburi 38 umurongo wa 4. Mwitegereje mbona abumbuye icyo gitabo aragisoma. Akigisoma ararira, ahinda umushyitsi, maze atakibasha kwihangana arataka, araboroga ati ngire nte. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 37 n'igice cya 16 umurongo wa 30. Noneho tugasoma no mu Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 2 kugeza kwa 3. Na hano baravuze ngo akimeze atyo atahiwe. Agezeyo amara umwanya ashoboye wose yiyumanganije, kugira ngo umugore we n'abana be batabona umubabaro we. Ariko ananirwa kumara umwanya munini acecetse, kuko umubabaro we ugwira. Nicyo cyatumye aheruka kubungura ubwenge. Atangira kubabwira atya ati mugore wanjye nkunda, namwe bana nabyaye, ngewe inshuti yanyu y'amagara, nishwe n'umubabaro undemereye cyane, kandi nabariwe inkuru y'impamo y'uko uyu mudugudu wacu uzatwikwa n'umuriro uvuye mu ijuru. Muri iryo rimbuka riteye ubwoba, ngewe ubwanjye, nawe mugore wanjye, namwe bana nkunda, tuzarimbukana bibi, keretse ubuhungiro ntarabona bwaboneka bwo kudukiza. Ahangaha rero igihe Mukristo yaratangiye urugendo. Ahangaha ikintu batwereka ni ukuntu iyo umaze kwakira Umwami Yesu Kristo n'Umukiza, utangira gusobanukirwa ko iyi si urimo ko ari irimbukiro.
utangira kubona ibyaha ufite, ibintu bavuze umutwaro yari afite ni ibyaha. Aha rero iyo umaze kubisobanukirwa neza ubona ko nta kindi kintu utegereje hano muri iyi si, ahubwo nutihana ngo ushake ikintu cyagukiza kuzarimbuka. Ahangaha rero nibwo yatangiye kubibwira umuryango we. Ni nk'uko natwe twakwifata umaze kubisobanukirwa neza yuko turi mu irimbukiro, ugasobanurira umuryango wawe ko mbese ko iyi si turimo ko ari iy'ibyaha, ahubwo ko tugomba gushaka agakiza. Ahangaha rero ni muri ubwo buryo Mukristo yaje kubibwira umuryango we, kuko we ubwe yari yatangiye kubabazwa n'ibyaha bye. Noneho nkibaza ngo twebwe abantu bavuga yuko turi abakristo, ese twigeze tubabazwa n'ibyaha byacu? Ese twigeze twicara ngo turire tubone ko ibyaha byacu ko turi mu kaga nyine kubera ibyaha dukora? None ahangaha baravuga ngo bumvise ibyo, ubwo abo ngabo ni umuryango we, bene wabo baratangara cyane. Si uko bemeye yuko ibyo yababwiye ari iby'ukuri, ahubwo ni uko bibwiye yuko yafashwe n'indwara isarisha. Ahangaha natwe ni nk'uko ushobora gutangira urugendo, ariko nyine umuryango uvukamo cyangwa se abantu mubana bagatangira kubona warwaye, kuko bamwe bumva yuko iyo batarabisobanukirwa bumva nyine ko isi iryoshe, ko bameze neza. Noneho watangira gutangira urugendo wavuga yuko turi mu byaha, wavuga yuko ubu buzima ko ari ubw'igihe gito, bagatangira kuguseka nyine bakumva yuko wasaze. None ahangaha baravuze ngo nuko kuko bwari bwije bakibwira yuko ibitotsi byabasha kumukiza. Ahangaha bibwiye yuko ubwo nyine ko ashobora kuba yafashwe n'indwara isarisha, baravuga ati ahari naryama araza kubyuka ameze neza. Noneho ahangaha baravuze ngo bihuta kumuryamisha, ariko ijoro ringanya n'amanywa kumubabaza. Nicyo cyatumye mu kigwi cyo gusinzira akesha ijoro asuhuza umutima arira. Ahangaha bo bibwiye yuko bagiye kumuryamisha ko yasaze, ariko we no muri iryo joro ntago yigeze agira amahoro, ahubwo iryo joro n'ubundi yakomeje kurira yumva ko nyine nta kindi kintu afite cyo kumukiza. None se twebwe mu mibereho yacu ko tuvuga koko ijoro tuvuga tuzarijyamo? Kuko niba we yararijijwe n'ibyaha ntasinzire, ese twebwe ni kangahe ibyaha byacu bishobora kuturiza ngo twumve yuko turi mu irimbukiro? Noneho hano turakomeza ahantu bavuze ngo mubwirizabutumwa bukeye bamubaza uko ameze. Ubwo yari yaryamye, ibo bibwiye yuko yaryamye ko yasinziriye, ariko nyamara ntago yigeze asinzira. Noneho ahangaha bukeye bamubaza uko ameze, arabasubiza ati ndarushaho kumera nabi. Maze yongera kuganira nabo, ariko bo batangira kunangirwa imitima, kandi batekereza kwirukanisha indwara ye kumutota no kumukankamira. Ahangaha bamubajije uko ameze, bumva yuko atameze neza. Noneho ikintu batangiye kumubwira nabi, kuko bumvaga ko byibuze ari byo bintu biri butuma agaruka. Ariko nyamara iwe yari yamaze gusobanukirwa n'urugendo, yari yamaze gusobanukirwa n'isi turimo. Noneho we ikintu yari gushaka byibuze arebe ko hari ukuntu yakira. Ni nk'uko natwe dushobora gutangira urugendo, abantu bakubona akavuga ati uyu nguyu yagiye mu byo gukizwa cyane, mbese bagatangira kuguseka. Ariko nyamara ibo baba bagifite y'amaso asinziriye, baba batarabasha kureba neza isi turimo. Ahangaha baravuga ngo rimwe baramusekaga, ubundi bakamutota, byarimba bakamuzinuka rwose. Ubwo ahangaha byageraga igihe nyine bakumva baramwanze, kubera nyine babonaga yahindutse yifashe ukundi kuntu batamuzi. Noneho nicyo cyatumye atangira kwigunga mu nzu ye kugira ngo abasabire. Ahangaha nubwo byagenze gutyo bakamutota, iwe ikintu yakoze ahubwo yatangiye kubasabira kugira byibuze arebe ko imitima yabo nayo yakorwaho bagasobanukirwa n'urwo rugendo. Hano baravuga ngo abababarire no kugira ngo
yiganyire umubabaro we. Ahangaha yatangiye kubasabira no kubababarira no kugira ngo yiganyire umubabaro we. Kandi yagendagendaga mu murima wenyine, rimwe asoma ubundi asenga, amara iminsi agira atyo. Ahangaha ikintu Mukristo yakoze akimara gusobanukirwa n'urugendo arimo, nubwo abantu bari bari kumuseka ndetse bashaka kumusubiza inyuma, ahubwo ikintu yakoze yakomeje gusenga, akomeza gusoma, noneho nyine amara igihe abigenza gutyo. Ese twebwe iyo turi gushaka agakiza, ni kangahe twibuka gusoma ibyanditswe byera? Ibyanditswe byera twabonye, ahangaha twabonye yuko bamuhaye umuzingo, kandi twebwe umuzingo dufite ubu ngubu ni Bibiliya. Ikindi kintu twahawe nk'urufunguzo ni ugusenga. None twebwe ko tuvuga yuko dushaka kujya mu ijuru, ibyo ngibyo tubikora kangahe? Ni kangahe dusoma? Ni kangahe dusenga? Cyangwa twumva ko dushaka kujya mu ijuru ariko tugakomeza tukidamarira tukicara ahantu hamwe? None ahangaha barakomeje baravuga ngo mubwirizabutumwa bukeye mubona agenda mu mirima asoma igitabo cye nk'uko yamenyereye. Agira agahinda kenshi, akigisoma araturika arataka nk'uko yagenjeje cya gihe kindi, ati nkwiriye gukora nte ngo mbone gukira. Ahangaha yakomeje gusoma, noneho ahita avuga ati se ni ikihe kintu nakora kugira ngo nkire? Ahangaha twabonye ko nyine Mukristo yari amaze gusobanukirwa, twavuga ko yari amaze gusobanukirwa n'indwara arwaye. Kandi iyo umuntu amaze gusobanukirwa indwara arwaye, ikintu gikurikiraho ni ugushaka umuti. None twebwe, ubwo ndongera ngaruke kuri twebwe twaba twarasobanukiwe n'indwara turwaye, cyangwa se twebwe ntabwo turabisobanukirwa, ntabwo turatangira n'urugendo? Icyo ngicyo ni ikintu umuntu agomba kwibaza ku giti cye, ukamenya ati se ngewe narabisobanukiwe cyangwa ngomba gutangira gushaka niba koko ndwaye, noneho kuko iyo umuntu arwaye nibwo abona umuti. Noneho hano baravuga ngo mbona akebaguza nk'ushaka kwiruka, maze arahagarara kuko atabashije kumenya aho ajya. Mbona umugabo witwaga mubwirizabutumwa aza aho ari, aramubaza ati uratakishwa n'iki? Aramusubiza ati mutware, nabwirijwe n'iki gitabo mfite mu ntoki yuko naciriweho iteka ryo gupfa, kandi ubwa nyuma nkaba mbikiwe kujya mu rubanza. Ibi ngibi wabibona mu Baheburayo igice cya 9 umurongo wa 27. Kandi numva yuko urupfu ntarushaka, n'urubanza ntazashobora kurutsinda. Ahangaha Mukristo yabwiye umubwirizabutumwa yuko amaze gusobanukirwa n'icyaha afite, noneho atazi ikintu yakora kugira ngo azabashe gutsinda urubanza, cyangwa se nyine ikintu cyatuma akira. Ubundi we nicyo yari ashaka. Noneho ariko ibyo ngibyo kugira ngo abibone, ni uko yamanje yasoma, agasoma wa muzingo yari afite, noneho agasobanukirwa yuko arwaye, akanasobanukirwa ko hari ibintu afite byo agomba kureka. Bivuze rero natwe muri ubu buzima tugomba, niba ari ikintu cya mbere tugomba gukora, tugomba gusoma Bibiliya, kuko niyo izatwereka yuko turwaye, niyo izatwereka ahantu tugenda nabi, niyo izatwereka ko turi kumwe n'Imana koko cyangwa se ko tutari kumwe nayo. Rero ahangaha tugiye kumva ikintu umubwirizabutumwa yamubwiye. Umubwirizabutumwa aramusubiza ati niki gituma udashaka gupfa? Ko ubugingo bufite ibyago byinshi. Uwo mugabo aramusubiza ati nuko ntinya yuko uyu mutwaro mpetse mu mugongo uzanzika ukangeza hasi y'ikuzimu, nkagwa ahatanyiteguriwe muri Gehinomu. Ahangaha umubwirizabutumwa yabajije Mukristo kugira byibuze yumve ko ibintu arimo koko ko abisobanukiwe neza. Ahangaha ikintu Mukristo yaje kumubwira, yamubwiye ko afite ubwoba ko ashobora kurimbuka. Noneho ikindi amubwira ko yikoreye umutwaro, kandi uwo mutwaro ko ushobora kuzatuma ajya muri Gehinomu. Kandi iyo Gehinomu ahangaha yaravuze ngo
ntago iyo gihonomo ntago ari we yateguriwe. Nk'uko tubizi ubundi umuriro, ubundi kurimbuka ntago ari ibyacu. Kurimbuka ntago ari ibyacu kuko igihe Yesu aza ku musaraba ni twebwe yaraziye, ni twebwe yaraje aje gupfira. So rero hari umuntu wabivuze neza aravuga ngo umuntu uzajya mu muriro ni uko mbese uyu muntu tubona twebwe, umuntu uzajya mu muriro azaba yitumirije kuko uriya muriro ntago ari we wateguriwe. Umuriro wateguriwe Satani n'abadayimoni be kuko aribo bateje ikibazo, ari nabo nyine bakomeza no kugiteza ubungubu. So rero umuntu wese uzajya mu muriro azaba yijyanyeyo kuko twebwe ntago ari ibyacu. Rero ibi ngibi nibyo Mukristo yavuze ngo yamaze gusobanukirwa n'umutwaro w'icyaha afite, noneho ategurirwa ko nareba nabi kuko umutwaro afite nadashaka umuntu w'umutura ko azarimbukanwa na Satani. None aha ngaha baravuze ngo wabibona muri Yesaya 30:33 nabo baravuga ngo kandi mutware ubwo ntiteguye kujya mu nzu y'imbohe n'iy'urupfu rw'umubiri, siniteguye kujya mu manza, ubwa nyuma nkicwa urupfu rw'iteka. Gutekereza ibyo niko kuntakisha. Aha ngaha Mukristo yavuze ko ubwo atiteguye kujya mu nzu y'imbohe, iyo nzu y'imbohe ni rwo rupfu, uru rupfu dupfa bisanzwe rw'umubiri. None aravuga ngo siniteguye kujya mu manza kuko nituva muri uyu mubiri ubundi iyo umuntu amaze gupfa ibyo biba birangiye, amahirwe yahawe aba arangiye. Ikintu abategereje ni ukujya mu rubanza. Imirimo yose wakoze niyo izagucirinja kuri uwo munsi, niyo izavuga koko ukwiriye kujya mu ijuru cyangwa se kudakwiriye kujya mu ijuru. Rero igihe dufite ubu ngubu nicyo tugomba gukoresha kugira ngo twihane. Rero aha ngaha yaravuze ngo ubwo bafite ni uko nyine ntago yiteguye kujya mu manza, noneho ikindi kintu ntago ashaka kuzicwa urupfu rwa kabiri rundi rwa nyuma rw'iteka ryose. Nibyo hari umuntu wigeze kuvuga ngo ushobora kubona abantu benshi turiho ubu ngubu ariko nyamara mu buzima buzaza twese turi abantu bazapfa, kandi ibyo ngibyo byaba ari ikibazo kubona twarahawe amahirwe yo kubaho ubu ngubu noneho tunabisobanukiwe, noneho tukazapfa by'iteka ryose kandi nyamara twarabonye agakiza. Noneho aha ngaha baravuze ngo maze umubwirizabutumwa aramubaza ati ubwo umeze utyo ni iki kiguhagaritse aho? Mubwirizabutumwa amuha umuzingo w'igitabo cy'uruhu wanditsweho ngo ninde wababuriye ngo muhunge umujinya uzatera. Aha ngaha mubwirizabutumwa yamaze kumwumva niko kumuhereza igitabo, arangije aramubwira mu rugendo rwawe urimo ese ninde wakuburiye cyangwa wakurikiye abandi? Ese waba uzi urugendo urimo? Waba urusobanukiwe? Ese ikintu ushaka nk'uko dusanze aha ngaha ko Mukristo atarashaka kuzarimbuka, ese wowe ibyo ngibyo nibyo biguhangayikishije? Noneho aha ngaha icyo gitabo yamuhaye aragisoma, yitegereza mubwirizabutumwa cyane, aramubaza ati mpungirehe? Akimara kumva icyo gitabo, ubwo igitabo twabonye ubu ngubu ni ijambo ry'Imana, ni biriya bitabo dufite. Noneho iyo umaze kubisoma nibwo utangira kwibaza ati se none ko maze kwibonamo amafuti ni ikihe kintu nakora kugira nkire? Noneho umubwirizabutumwa amutungira urutoki hirya y'agasozi kagari cyane, aramubaza ati urarora ririya rembo? Matayo 7:13 kugeza kwa 14. Uwo mugabo ati oya. Arongera aramubaza ati urarora ririya tabaza ryaka cyane? Zaburi 119:105, ukongera ugasoma urwa kabiri rwa Petero igice cya mbere 9. Aramubaza ati sinzi, ahari ndaribonye. Maze umubwirizabutumwa aramubwira ati uboneze kuri ririya tabaza ujyeyo udateshutse, nukora utyo uri bubone iryo rembo, nurikomangaho urabwirwa ibyo ukwiriye gukora. Ese ashimwe. Aha ngaha iryo rembo yamubwiye
yamubwiye kureba irembo rifunganye. Irembo rifunganye niryo twabonye ko ari ryo rizanyuramo abantu bake, ariyo nzira yo gukizwa. Noneho irembo wabisanga muri Matayo, irembo rigari niryo rizanyuramo abantu benshi. Nk'uko bisanzwe kubona abantu tujya gusenga, ariko nyamara kugira ngo tubeho imibereho ya Gikristo ugasanga ni ibintu bitugoye cyane. Aha rero nibyo usanga abantu benshi bazishuka bakibwira yuko bari mu gakiza nyamara batakarimo. Ugasanga umuntu ahora ajya gusenga buri gihe, nyamara mu mubare w'abantu bazarimbuka nawe arimo. Kuko ahangaha bavuze ko itabaza bamuhaye, ubwo ni ijambo ry'Imana, niryo ritwereka inzira tugomba gucamo. Noneho irembo rifunganye ni ugukurikiza bya bintu batubwira, bya bintu dusoma bigahinduka imibereho yacu, bikareka kuba ijambo gusa ahubwo bikaba imibereho. Noneho ahangaha Mukristo yaje kumubwira ngo ahari ndaribonye, maze umubwirizabutumwa aramubwira ati uboneze kuri ririya tabaza ari ryo jambo ry'Imana, ujyeyo udateshutse. Nukora utyo uri bubone iryo rembo, nurikomangaho urabwirwa ibyo ukwiriye gukora. Maze ndota atangiye kwiruka, ariko ataragera kure y'urugo rwe, umugore we n'abana be babibonye baramuhamagara ngo agaruke. Yipfuka amatwi, akomeza kwiruka avuga ati bugingo 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 budashira. Luka 14:26. Nuko ntiyakebuka. Itangiriro 19:17, ahubwo akomeza guhunga yerekeza hagati mu kibaya. Aha rero Mukristo yakomeje kugenda. Ni nk'uko natwe mu mibereho yacu ushobora gusobanukirwa urugendo rwa Kristo, ariko nyine mu nzira zawe ugatangira kubona abantu benshi bari kugenda bakugarura, bakavuga ati ibintu uri kujyamo ntabwo ubizi. Hari na bamwe bashobora kukubwira ati nubwaka, ni ibintu uri kumva gutyo gusa ntabwo bisobanukiwe, bagatangira kuguseka. Ariko ahangaha ikintu Mukristo yakoze ni uko iwe, kuko yarasobanukiye ubugingo ari ubugingo bupfa bushira, arangije ibyo ngibyo ntabwo yigeze bitaho, ahubwo yakomeje inzira kugira ngo akize ubugingo bwe. Noneho hano umuryango we umaze kuvaho, ahangaha haje abaturanyi ba Mukristo. Abaturanyi b'uwo mugabo basohorwa no kureba uko yiruka, kandi akiruka bamwe baramuseka, abandi baramukangisha, abandi baramuhamagara ngo agaruke. Muri bo harimo babiri bagambiriye kumugarura bamuhase. Umwe muri bo yitwaga Mudakurwa kw'ijambo, undi yitwa Nyamugirya Nino. Ikintu navuga rero ahangaha kadugarukiriza ahangaha. Noneho tuzakomeza ikindi gice gitaha, twumve iby'abangaba. Ubwa mbere twabonye yuko abaturanyi be bashatse kumugarura, noneho abaturanyi be bavuyeho nyine Mukristo atabumvishe, hazamo n'abaturanyi. Ni nk'uko natwe umuryango wacu ushobora kutureka, ariko abaturanyi bacu bagashaka kudukora mu rugendo. Rero tuzakomeza twumve ukuntu byagenze. Kadusaba Imana ikomeze ibitwumvishe, Mwuka Wera akomeza dusobanurire, natwe tumenye ikintu cyo gukora. Ibyo mbasabe nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Kadusenge. Uwiteka Imana, twongeye gushima no kuguhimbaza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye yuko wabanye natwe tugitangira, tukaba dusoje amahoro, biherwe icyubahiro. Bwa Mwami ndagusabye ngo aya magambo twize uduhe kuyasobanukirwa cyane, Mwuka Wera azayasobanure. Uwiteka tumenye urugendo turimo, kandi utwongerere imbaraga. Nitubasha gusobanukirwa natwe ubugingo bwacu tukabwitaho, tuzashima izina ryawe. Ngaho komeza ubane na buri wese, ubane na buri mutima wese. Ikindi icyo twikeneyeho nk'abana b'abantu, twese uzi imitima yacu, icyo ukunda n'icyo ushima, ukiduhane n'abakwizera bose mu izina rya Yesu. Amen.